wigize hano rero hari akantu ushaka ko tuvuganaho urabona ko dufite abashyitsi rero uriya mukobwa yagize ibibazo bikomeye yagize ibibazo bitoroshye baraba bari hano muri ino minsi imodoka zitarafungura ndebwira ntacyo bigutwaye igihe kingana iki se ubwo mu gihe imodoka ibyo byose bishobora gufungura vuba bakaba ba se bro urabona bino bintu bizarangira urabona ino corona izava mu nzira si ibintu bishobora kurangira vuba imodoka zikongera zikagenda sibyo ese pre nakariya gashyano nabonye kagahungu hasi ntugatukane se uriya musore nawe bari kumwe kandi urabizi nta n'umukozi twari dufite yashoboza azajya dufasha nawe ikindi Diane buriya ndamukunda iminsi mike nibafungura nifuza ko azambera umugore nta kibazo bro ntacyo bigutwaye urabyemeye se oya ese urumva ikintu ushaka nacyanga bro si urakoze fresh bro nari bitubyo nizere ko uzajya umwitaho rero se subizi akwizeye nawe ubwawe ngo ndimwitaho cyane Diya tuzaniye amata urakoze ndabona afite na care ntabwo byoroshye cyane n'umwana mwiza cyane urabona sawa rero ngenda yego nyine mba ndi kureba creative dodie ariko nkaho ubundi ubwuruzuye byasana umva nimugire ngo kuba muri hano biranshimishije ese wana ndi peace shaho ugira ibigambo ariko byiza vayo hano hano maguru yawe njyemo ubundi uruntu gira ubwenge kandi ngiye nkora imiti ikicucura egera hano umuti ninde wagusabye urabona ndwaye iki egera hano mwegere nkakombota mu mutwe harimo iki sibone twegerana bro akakubona we egera hano yegera wanjye egera hano ariko jye menya ko ndi umugabo ndakubwiye ngo egera hano aha ngaha aho nkubona neza hano maguru yawe aha ngaha wanyuze no jegeraho kugisa ariko ino kipuzi ko nayiguriye Bujumbura mana wowe kwitesha agaciro ase ko mbona ufite urukundo rwa danzu wone dukundane bro wawe mubwiye nakuri igicuru ujye ubona urwo rusura rwawe uri umuntu wo gukundana n'abantu reka waruga zakundana Ariane none egera hano uko navuze reka mwegere nta kuntu ufate ku ngufu nabigenza ne uzi ikintu ngiye kukubwira gireba hano ariko njye mvugo ndeba ndabizi kuri mwizeriganda ceceka aho ngaho we ubwo rero wowe umva duruhadorome rwose duruhadorome we nakariya gashiki kawe ariko n'ubundi komereza wa mabuja kagacecuru none se ko ngende inyambibwa iwacu twoga amata tukisiga ikimuri komeza kujya uzane nandi genda uzane rwose nakubwira ahubwo nibagiwe ubundi ubona ari gukina comedy nawe uru rukundo ntago ari rwiza muraza kumbona we niranye ngakangaye se n'undi akomeza mupfiki ndoziko icyo mupfana ntacyo mwabona ikegera ngo magambo uvuga murasatu sha mana ndapfushije ariko tuyaninyinje reka ngeze mu maguru nayica mu blose ko ari umuntu wanjye n'ubundi karaga sister ariko nuraza kambasa tu ukora ubundi romance zitangira kapfusha ko nunoza amata kuva kera se n'undi ko Nyarwanda turi nyamibwa twoga amata tukisiga ikimuri sinzi sinzi ibintu byo koga amazi aho meze neza sha turaburanye kabisa sasa kona nije kukureba waruje kundeba ahubwo se Seba amakuru ya Diane sha yana meze neza umwe rwose kiyani rwose ntarebe rwose ari kumva neza ntarebe sawa rero ubwo turi kumwe umusa yari kamane ari kukurya sha
mureke yirinde bose byagenda aba n'umuru nawe baraguzara Ego kamana suvuye mu hu nuko sigaye acumbitse hese mu buhungu we urashaka ko ngusuhuza shaka kundoga byo ni ibiki ntiyaside uzanye ni ibiki ushaka ko ngusuhuza usuhuza ndetse wowe wansuhuza wazumbaze usuhuza nde uwo munganiye se none waho umuntu mwagiye mu nzu afite ibibazo ubu ariko uravuga we waguze pake sibyo no kugura pake se ndinda kugusa uburenganzira bwo kuvuga ariko urishinzi we namaze icinzi ninde nta nisoni nyoko na inshinzi ni mwebwe umva teshari inshinzi ujye uyita karaga kecuru kawe nta nisoni n'ibintu bibi gasopo ni ukuvuga ngo byose ni ibiti gacopa ko kameze ese ubundi bite byawe bita byanjye bari kubishakira iki ngo yarusika yakabizu se umva yorusika nyonyoko nandi soni kogeze iki se wantwara iki se ntabwo wabonye ukuntu nari nkoze wa mutipe ibeshye iki wamutwara iki nta soni uzibeshye ko gasa vuga ngo bijye uzongera gasopo ibeshe n'amabombe twarayatwitse ibeshe ko gasa Sheri nako Dianne kubizi ngukunda wanyemereye koko nawe ukamfungurira umutima ukankunda umwijeje ko ibikomere sebo yaguteye byose nzabikoma chape rero ngo dufite ibimenyetso sibyo ugezeho kuryamana n'umukozi akira vuba agenda mugende toka akibyo nkore ndamubwira ngaho ugenda hako nicyo kintu uzagitekerezeho ko ntacyo byaba bitwaye sibyo ngaho ugenda warakoze pe wambaye hafi warahabaye ubwo nari ndi mu bibazo nkomerewe mfite agahinda ubona ko nzi nari umutima wanjye yanyirukanye gusa ntabwo urukundo ruhagije ko ndacyafite nimba ku mutima natewe n'uwo nakundaga nizeye mbese biragoye urukundo ugomba ntabwo ndabyumva ko bitoroshye ariko nyemerera ndakwizeza ko amakosa yakoze yose nzayakosora ntabwo binyoroheye ko nubwo yanteye agahinda ariko aracyari makamba basigaye nta kibazo sibyo nta kibazo basi nzagutegereza sibyo umutima wawe igihe uzumva basi ufungutse nzaba ngihari sibyo wisanzure hano rero mu rugo wumve ko ni iwawe ni mu rugo mbese sibyo ntiwumve ko harimo ikibazo mbese wisange sibyo akoze cyane kandi ikindi ibintu byo guhora mu mwenda wanjye umwe nese panos afunze oya ariko hari umushuti tuziranye wanjye ufite agashopu ndaza kureba uburyo twabyaranje akashakira imyenda uba wambaye muri iyi minsi sibyo ya basi wampaye ya basi sibyo mubarira wowe icyo ngusaba gusa ni ukumfungurira umutima wawe sibyo ubundi nzagukunda sibyo ndagukunda urabizi nzaguha buri kimwe cyose icyo nzabashoboye wowe gusa
fungurira umutima unyemerere basi ngo ukunde. Urumuri Films amayobera ntugacikwe n'igice na kimwe abana natwe umunsi ku wundi. Urumuri Films amayobera